gihe dukenera abatuba hafi mu buzima bwacu, bikaba akarusho ari umuvandimwe ukubaye hafi. Nanone bikaba bibi cyane iyo umuvandimwe aguhemukiye. Inkuru y'uyu munsi yitwa guhemukirwa n'umuvandimwe. Kurikira iyi nkuru wumva uburyo umuvandimwe yamemukiye. Njye n'umuvandimwe witwa Rora tukiri bato twarakundanaga cyane, ntawashoboraga gukora ikintu atari kumwe n'undi, n'iyo byabaga ari amafuti twabaga turi kumwe. Rora namurushaga imyaka 3. Twari dufite ababyeyi badukunda cyane mu buzima bwacu, ntitwigeze tubasaba icyo dukeneye babe bakitwima. Twakuranye urukundo rw'abavandimwe. Rora yageze mu myaka 18, imyitwarire ye itangira guhinduka mibi cyane. Ntawashoboraga kwambara umwenda wundi nk'uko twabikoraga. Ibyo numvaga ntacyo bitwaye. Igihe cyanjye cyarageze cyo gutangira gutereta nk'umusore. Icyo gihe nari mfite imyaka 24. Umukobwa navugishaga wese Rora bwacyaga yamugezeho akamuneranyaho bitamaze kabiri, ari nako ashakisha uburyo yamumpepura. Namubajije impamvu abikora, yahise anyiyama, ambwira ko ibyo bitandeba. Twarasereye cyane. Ababyeyi bacu bafashe umwanzuro wo kuduha buri muntu geto ye. Buri muntu yatangiye gukina ize, mbega kubaho ukwe. Rora byaje gucamo agira amafaranga n'imitungo ihagije, niko njye byarushagaho gukomera nshakisha hirya no hino, ntiyashoboraga no kuba yamvugisha. Igihe cyarageze mbona umukobwa nkunda, twarakundanye biratinda. Nabonaga adakunda iby'amaraha, mbona tuzabana. Murumuna wanjye Rora yamugezeho, umukobwa ava mu bye. Yaje kumbwiza ukuri ko njye nawe bitashoboka ko yiboneye undi. Mubwira ko nta kibazo kuko nari nzi impamvu ibiteye. Bukeye kabiri bajya gusaba iwabo w'umukobwa. Ubukwe bwarabaye barabana. Murumuna wanjye amaze gushaka nibwo nagize agahenge. Naje kubona umukobwa ndamukunda nawe arankunda, turabana. Ubwo nari mfite imyaka 29. Nashakishije amafaranga n'umugore wanjye agenda aboneka gake gake. Rora yatangiye guhomba no gutakaza imitungo imwe n'imwe. Umugore atangira kujya amuca inyuma. Rora ubuzima bwaramukomereye cyane. Umugore we abonye bitazoroha, bwarakeye avugana n'umugabo washakaga kumutwara bakabana, aze kumutwaza ibintu bajye kwibanira. Umugore yatwaye ibintu bye byose babipakira mu modoka y'uwo mugabo. Umugore abwira umugabo we ati, wanzanye ufite amafaranga, none ubu ntayo ufite, njye ntabwo nashobora ubu buzima. Namenyereye ubw'amafaranga, ndagiye. Isomo wakuramo: nyamuneka guhemuka ntacyo bimara usibye kuguteranya inshuti n'abavandimwe, nta kindi. Iga kubana neza n'umuvandimwe, uzaba muhesheje ishema umuryango wanyu. Iyo Rora adahemukira umuvandimwe, yari bubone umukunda atamukundiye ibintu cyangwa se amafaranga, ndetse atamukundiye ikindi kintu, kubera ko yabanje guhemukira umuvandimwe. Uko yashatse kwambura murumuna we, birangira nawe bitamuhiriye. Ibuka gukora subscribe, like na share. Duhure n'ubutaha. Mwari kumwe na Dusengumuremyi Emmanuel, aho uri kunyumvira ni kuri D Emmanuel 9 cyase 9. Murakoze,
Imana ibahe umugisha.